igira hino nkwereke dore AI nshyashya ikora indirimbo haba audio ndetse na video. Ese urazi ushobora gukora indirimbo kuva kuri 1 kugeza ku 100 ugakora audio y'indirimbo ugakora na video y'indirimbo ukoresha AI nta kintu gito yabigusabye, maze nawe ugatangira kwamamara nka Bruce Melody, The Ben, Bwiza, Juno Kizigenza, Christizi n'abandi basitari benshi bagiye batandukanye. Muri iyi video ngiye kora kujya wakora indirimbo ukoresha AI nta kintu gito yabigusabye, haba audio ndetse na video mu bintu byoroshye cyane. Ibi ndi kukubwira ushobora kuvugira ngo ni scam. Nk'urugero kugira ngo byizere neza reba agace k'indirimbo nabanje gukora. Ubuzima si ugushinzira ngo ubone byose, ni urugamba rutuye rwigisha kwihangana. Muri iyi video ngiye kora kujya wakora indirimbo nk'ingi cyangwa isumbuye kuri iyi ngiyi ukoresheje telefone nta kintu gito yabigusabye, ukoresheje na AI z'ubuntu nta kintu gito yabigusabye. Turetse mu rubyinshi reka nkora kujya wabyaza umusaruro AI uko indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe buri butarayikana ufite igihe ushaka kumenya cyanyunganizi ubisigaho muri comment ndahita kugira ngo ubashe gukora indirimbo kuva kuri 1 kugeza ku 100 ukoresha AI nta kintu uzakora. Mukanya maze kubaha igice cya mbere gini igice cya kabiri, nyuma yaho mbaha igice cya mbere ngabona comment nyinshi zigiye zitandukanye abantu barimo barambura ngo bategura igice cya kabiri. Igice cya kabiri nakizanye, niba utarebye igice cya mbere wareba arikira muri comment ya mbere yanditseho link ya mbere ukahita uyikanda n'uyikanda rero tugeza ku gice cya mbere ubashe kukireba neza 5 kuri 5. Munsi iyo link urasanga indi link ya AI tugiye gukoresha dukora video nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo tubashe nyine gukora video y'indirimbo yacu twakoze mu gice cya mbere. Igice cya mbere ku muntu utarakirebye neza nerekanye uburyo wategura indirimbo runaka, mwereka uburyo wakora audio y'indirimbo, mwereka uburyo wakora amafoto uri buza gukoresha mu ndirimbo yawe, mwereka n'uburyo wategura prompt zo gukora video yawe mu bintu byoroshye cyane. Ubwo niba warakirebye nta kiri nzakora nyine tugiye gukomeza aho twari tugeze. Ubwo niba utararebye igice cya mbere genda ubanze ukirebe nyine kugira ngo tubashe kujya neza 5 kuri 5 kugira ngo ataza kugira ikintu kiza kugucanga. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora urareba ari ya kabiri aho muri comment yo gukora video ukimara kuyikanda leti kugeza muri Google Chrome ya telefone yawe uriyandikisha ukoresha email yawe. Ukimara kwiyandikisha urahita ubona akantu ka download urakadownloadinga karita kakugeza muri Google Play Store. Ukimara kugera muri Google Play Store downloadinga application imeze nguku. Ukimara kuyidownloadinga nta kintu uzakora uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifunguza afunguka imeze uku uzateza gake banze ifunguke. Ikimara gufunguza tujya kwitara imeze uku nta kintu uzahita ukora uzahita ukora kuri kano ka video generate kano kantu rukukabunza gakora nguku. Ukimara wakora uzahita tujya kwitara imeze uku uzahita ubana kano kantu ka image to video itubana na kano kantu ka text to video. We nta kintu uzahita ukora uzahita urekera no handitse image to video itukora kuri kano kantu ko guteranya kangaka uri kukabona ahanga nyine uhakora muri cyagiye nyine ufite ifoto muri gare telefone yawe ugiye gukoresha mu ndirimbo yawe. Tuzahita dukora nguku tukimara gukora tuzahita tubona amafoto dufite muri telefone yacu, tuzahitamo ifoto dushaka gukoresha wenda nk'urugero reka dufatire kuri iyi ngi uzayikora nguku. Ukimara kuyikora uzahita ukora kuri kano kantu ka original kano kantu kukabona uzagakoraho uhita ukora kuri kano kantu ka complete kano kantu uri kukabona. Ukimara gukora uzahita ujya kwitara ameze nguku. Ukimara kugera kwitara ameze kuko nta kintu uzahita ukora uzahita ukora baka gakeya usubira inyuma uhita ufungura application yawe ya ChatGPT. Ubwo prompt yo gukora video uzaba yiteguye nguko nabikweretse mu gice cya mbere uzaba yiteguye nguku. Ubwo tuzahera kuri prompt ya mbere urabona badukore dusene tugiye dutandukanye. Urabona agasene ka mbere, urabona agasene ka kabiri, agasene ka gatatu, agasene ka kane, agasene ka gatanu, ka gatandatu, ka karindwi, aka munani. Nyine urabona ko badutegura uduprompt 8 tugiye dutandukanye. Ubwo we nta kintu uzakora uzahera ku gaprompt ka mbere akangaka uri kukabona nkaka ngaka uzahita ugura kuri kano kantu ka copy. Gusa nk'ubusa kukeneye iyi prompt urareba ari kira muri comment nayo yanditseho prompt urakora. Ukimara gukoraho zino prompt zose nkoresheje muri iyi video urabasha kuzibona neza 5 kuri 5 mu gihe ugiye gukora video nk'iyi ngiyi neza 5 kuri 5 nta kintu gito yabigusaba. Ubwo uzakora kuri kano kantu ka copy akangaka uri kukabona. Ukimara gukora uzahita ukora back gake utujya kuri ya AI ahangaho uri kuhabona. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora uzahita ushyiramo prompt yawe ahangaho uri kuhabona uzahita ukora nguku itushyiramo ya prompt yawe nguku. Ukimara kuyishyiramo uzahita ukora kuri kano kantu ka confirm hano uri kuhabona uzakoraho nguku bitenkora kuri kano kantu ushyizeho dufresh kano kantu uri kukabona miteshyira hano ku masegonda 10. Nyimara gushyira ku masegonda 10 hano ushyize dufresh. Niba ushaka video yo kuri TikTok uzahita ukora kuri kano kantu ku 9 kuri 16. Ubwo niba ari yo kuri YouTube nta kintu uzakora nyine uzahita urekera ngaho dufresh uzahita ukora kuri kano kantu ka confirm hano hantu uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora uzahita ukora kuri kano kantu ka generate kano kantu uri kukabona. Gusa mwibuza ko nyine hano hejuru urabona ko ushobora gukoresha amafoto abiri ukoze kuri kano kantu ko guteranya, ariko ngiye sishaka kuyakoresha reka nkore kuri kano kantu ka generate. Nyimara gukora kuri kano kantu ka generate urabona ko
bari kunkorera video ya mbere, urabona ni iyi ngiyi barimo barayikora nk'uku nguku. Reka mpite nkora kuri kano kantu ka create new, kano kantu kukabona nzagakora nk'uku nguku. Ubwo nyine ngiye gukora indi video nyine mu gihe bari kudukora n'iriya video, mbashe gukora n'indi video ya kabiri kandi mu by'ukuri ni ya mbere bari kuyikora nk'uku nguku. Nzahita nkora kuri kano kantu ko guteranya, nyimara gukora n'ubundi nzahita mbona amafoto ufite muri telefone yanjye. Ubwo nyine nzahitamo indi foto ushaka gukoresha, wenda nk'urugero reka fatire kuri iyi ngiyi, sibyo? Ariko nyine nabanje gukora tu video twinshi tugiye dutandukanye, ariko wenda reka fatire kuri iyi ngiyi. Nanone nzayikora nk'uku nguku, nyimara kuyikora nzahita nkora kuri kano kantu ka original, bite nkora kuri kano kantu ka complete, kano kantu kukabona. Nanone mpite subira muri ChatGPT. Ubwo n'ubundi nta kintu nzahita nkora, nzahita nkopia property ya kabiri, dore ni ngi nzayikora nk'uku nguku. Nyimara kuyikora nta kintu nzakora, nzahita nkora back nanone, mpite nza muri ya AI, mpite shyiramo ya property yanjye maze gukopia kano kanya, mpite nkora kuri kano kantu kizeho du fresh. Nyimara gukora nta kintu nzahita nkora ngana none shize du fresh hano uri kuba. Nyimara gukora nta kintu nzahita nkora kuri kano kantu, mpite shyira hano kuri sedas, angaho uri kuhabona nzakora nk'uku nguku. Nyimara gukora kano kantu nzahita ngagira off, nyimara kugagira off nta kintu nzahita nkora, nzahita shyira ku masegonda 10. Nyimara gushyira ku masegonda 10 nta kintu nzahita nkora kuri kano kantu ka confirm. Nyimara gukora nta kintu nzahita nkora kuri kano kantu ka generate. Nyimara gukora kuri kano kantu ka generate nyine nzategereza nyine n'ubundi babashe kunkorera video. Nkuko uri kubibona nyine urabona ko video mbanje gukora mu kanya, nyine urabona ko yarangije nguku nguku, urabona ko barangije kuyinkorera. Rero kugira ngo uyipurenge nta kintu uhita kuri kano kantu kizeho du fresh, kano kantu kukabona ugakora nguku nguku. Ukimara gukora nguku nguku urategeza gace yawe wihanganye. Ukimara gutegereza nyine urabona ko bayipureyinze nguku nguku, nyine urabona ko ari aka video keza cyane, nyine urabona ko bari mu muhanda nyine bari kugenda nguku nguku. Ubwo nyine ugenda ukora tu video twishi tugiye dutandukanye ukoresheje zira property zose, nyine uko ari property 8. Hanyuma wamara gukora video zigiye zitandukanye, none ngiye gukora kubyo wakoramo video imeze neza. Rero kugira ngo uyisavinge nta kintu uhita ukora, uhita ukora kuri kano kantu ka download, kano kantu kukabona. Iyo wakoze nguko nguko hano bita bitangira kubara bihereye kuri rimwe, nyine urategeza gakeya bikabanza bikabara bikageza ku ijana, nyine ukabasha nyine kuyibona muri gala telefone yawe mu bintu byoroshye cyane, nta kintu gituye bigusabye. Ubwo nyine urategereza gakeya wihanganye, urategereza urabona ko kageze kuri 70, urategereza gakeya wihanganye. Gusa nyine no mu gihe kari kwisavinga nyine ushobora kuba uri gukora andi ma video menshi agiye atandukanye, nyine wabonye ko badukoreye property 8. Zira property zose ushobora kuzikoresha cyangwa ugakoresha nk'eshanu cyangwa eshatu cyangwa enye, bitewe n'uburyo indirimbo yawe iza kuba ingana cyangwa bitewe n'uburyo ubyifuzamo. Ubwo nyine ngiye nzategeza kano ka video ka kabiri nako kabanze karangire nguku nguku, kugira ngo nyine mbashe gukora indirimbo imeze neza kandi iri smart. Ubwo nzategeza gakeya nihanganye. Gusa nyine mu gihe tugitegereje nyine urabona ko aka video ka mbere nyine kageze muri gala telefone yacu, nyine urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Ubwo nyine nako tuzategeza nyine kabanze kaze muri gala telefone yacu, kugira ngo nyine dukomeze intambwe ikurikiyeho. Gusa mwibutsa ko nyine urabona uburyo dukoze kano ka video ka mbere, kano ka video ka kabiri. Ubwo nanone kugira ngo ukore tu video nyine ukoresha ziranzira nakweretse nguku nguku, ukaza ugakopia property ya kabiri, ukahitamo n'ifoto ushaka gukoresha, nyine ukabasha kuzikoresha nyine mu bintu byoroshye cyane. Ugakoresha n'iya gatatu, ugakoresha n'iya kane, ugakoresha n'iya gatanu. Ariko nyine mu rwego rwo kugira ngo video nyine itaza kurambirana cyane, mweretse nyine uburyo ngoze video ebyiri nguku nguku, nyine nawe nyine urabasha kubikoresha nyine ukora video nyinshi zigiye zitandukanye, nyine mu bintu byoroshye cyane, nyine kugira ngo video itaza kurambirana. Ubwo nyine nzahita ngaruka muri ya AI ngarukamo nguku nguku. Urabona ko video yacu itararangira nguku nguku, ubwo nyine nzategereza. Ukimara gutegereza nguku nguku video izahita irangira nguku nguku. Ikimara kurangira nta kintu uzahita ushobora kuyipurenge uyikozeho, ariko ngiye reka ngore kuri kano kantu ka download nyine kugira ngo two gukomeza gutinda. Ubwo nzakora nguku nguku, nyuma gukora nguku nzategeza nyine bizahita bitangira kubara bihereye kuri rimwe nguku nguku, bibare bigeze kwijana nyine kugira ngo video yacu ibone gukunda. Ubwo tuzateza gakeya twihanganye. Urabona ko tukimara gutegereza nyine video izigera muri gala telefone yacu nyine mu bintu byoroshye cyane. Urabona video nyine nabanje gukora, nyine urabona ko ngiye nabanje gukora video nyinshi zigiye zitandukanye. Urabona video nabanje gukora dore ni izi ngizi zose nizo nabanje gukora nyine kugira ngo nwere kubyo noneho wakora indirimbo. Ukimara kubona video zawe nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nta kintu uzahita uzahita ufungura application yawe ya Google Play Store yawe cyangwa App Store, dore ngiyo uzayifungura nguku nguku. Ukimara kuyifunguza tuza muri search hano munsi, ahangaha uri kuhabona ituza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hejuru nta kintu uzahita uzahita wandikamo Dream Face, uzabyandika nguku. Ukimara kubyandika uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza nta kintu uzahita uzahita ubona iyi application ngishyizeho du fresh uzayikora nguku nguku. Ukimara kuyikora uzabanza yestarye muri telefone yawe. Ukimara kugera muri telefone nta kintu uzahita ukora kuri open uyifungure, uzahita ukora nguku nguku. Ukimara gukora zafunguka imeze uku nguku. Ukimara gufunguka imeze uku nta kintu uzahita ukora, uzahita ujya kwitaba imeze uku nguku. Ahangaha hambere shyize du fresh, ahangaha uri kuhabona. Ahangaha nyine uhakora muri cyaje ufite ifoto yonyine, ariko muri cyaje wakoze video ngakura amaze kubikwereka nta kintu uhita ukora ngaha kabiri. Ahangaha shyize du fresh ukora nguku nguku. Ukimara gukora nguku nguku ujya kwitaba imeze uku nguku. Ukimara kugera kwitaba imeze uku nguku, ahangaha hari gutasanga video, ariko ngiye kubera ko iyi AI maze igihe nyikoresha, urabona ko masanzemo aka video kameze nguku nguku. Kano ka video kameze nguku nguku nyine ushobora kutakishimira nyine bite n'aka video usanzemo. We nta
nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka avatar, kano kantu uri kukabona. Cyo ugakoze nk'uku nguku urategeza gakeya, ukimara gutegereza uhita ubona nyine video zo muri gare ya telefone yawe nyine ukabasha gukora nyine ibintu biri smart. Uhita uhitamo nyine kamwe muri ka video nyine umaze gukora mu kanya, nyine ka video kari buze kuririmba indirimbo yawe, ka video nyine kari buze kuba karirimba indirimbo yawe mu bintu biri smart. Wenda nk'urugero kafatire kuri aka ngaka nzagakora n'ubundi nk'uku nguku, bite nkora kuri kano kantu kidodo fresh nyimara gukora kazahita kazamo nk'uku nguku. Urabona ko n'ubundi kizemo ka video nyine nari isanzemo nk'uku nguku. Ubwo nta kindi nzahita nkora kuri kano kantu ka add script, kano kantu uri kukabona uzagakora nk'uku nguku. Uhita ukora kuri kano kantu ka import, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Uhita ukora kuri kano kantu ka from file, hano hantu uri kuhabona. Uhita uza muri search hano hejuru ahangaho uri kuhabona. Ubwo nyine uhita searching ya ndirimbo yawe nyine ushaka gukorera video nyine mu bintu byoroshye cyane. Wenda nk'ugiye twebwe tugiye gufatira kuri iyi ngiyi, nzahita nkora search gakeya. Nyimara gukora search gakeya nyine urabona ko indirimbo yanjye ari iyi ngiyi. Ubwo nzahita nyikora nk'uku nguku. Nyimara kuyikora nk'uku nguku izahita izamo nk'uku nguku, kimara kuzamo nk'uku nguku. Hano ushobora kuba wayongera nyine hano hantu kizu dufresh, hano hantu uri kuhabona. Ushobora kuba wakora nk'uku nguku ukaba wageza nyine ku masegonda 180 nyine. Urabona ko amasegonda bemera ku buntu na amasegonda 180. Birengeje amasegonda 180 nyine bagusaba kwishyura. Kandi urumva nyine amasegonda 180 nyine urumva indirimbo y'iminota 3 nyine urumva ntago ari amasegonda make cyane. Ariko nyine biba byiza ugize nk'amasegonda 30 nyine urumva ntago umuhanzi yahera kuva ku ntangiriro ya video akageza ku musozo ari kuririmba. Nyine biba byiza ushyizemo akaririmba kanya gatoya, hanyuma kandi kanya bakaba bari ku mazi, hanyuma kandi kanya bakaba bicaye nk'ahantu runaka, hanyuma kandi kanya nyine bakaba bari kubyina nyine kugira ngo video yawe nyine ize kuba iri smart nyine umuntu uza kuyireba bataza kurambirwa. Twebwe yenda nk'urugero reka dufatire ku masegonda 30 nyine kugira ngo video yacu nyine ize kuba imeze neza. Urabona wenda nk'ugiye dufatiye nk'uku nguku, ushaka kuyicuranga nyine kugira ngo umva hano wakatiye nta kintu uhita ukora. Uhita ukora kuri kano kantu kizo du fresh, urangiza ukahita ukora kuri kano kantu kizo du fresh nanone aka ngaka. Ukoze nk'uku nguku nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka animate, kano kantu uri kukabona ugakora nk'uku nguku. Urangiza ukahita ukora kuri kano kantu ka animate image, kano kantu uri kukabona. Ukoze nk'uku nguku bitangira kubara birarodinga bikarodinga bigeze ku ijana nyine video yawe itibona gukunda neza 5 kuri 5 bya bintu byawe muri ya audio yawe, iyi foto yawe cyangwa video tumaze gukiramo kano kwanya ikabasha kubiririmba neza bya nyabyo, iminwa bihura. Kandi wabonye ko video yacu yanimatinga nyine urabona ko ari ibintu byiza cyane. We nta kintu usabwa nyine urategeza gakeya nyine wihanganye, ugategeza nyine bikabanza bikarodinga bikageza ku ijana. Bikimara kugeza ku ijana nta kintu utubona uhita ujya kwitameza ku nguku. Ushaka gucuranga nyine video yawe kugira ngo mvuge uburyo imezemo nk'uku nguku, ukora kuri kano kantu kizo du fresh. Hanyuma ushaka kwidownloadinga nta kintu ukora kuri kano kantu kizo du fresh nanone aka ngaka uri kukabona ugakora nk'uku nguku. Iyo ukoze nk'uku nguku urateza gakeya nyine video yawe iza muri gare telefone yawe mu bintu byoroshye cyane kandi iri kuririmba ya ndirimbo yawe. Rero ukimara kuyibona nta kintu uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukimara gukora back nta kintu uzakora, uzahita ufungura application yawe ya file. Ngiye gukora ka video nabanje gukora nyine kugira ngo nawe ubashe gukora video ngizi cyangwa zitandukanye n'izi ngizi kugira ngo nyine ubashe gukora indirimbo iri ku rwego rwo hejuru. Ngoretse uburyo wakora video, ngoretse uburyo wafata video ukashyiramo amajwi yawe ikabasha kuririmba indirimbo yawe. Ngoretse buri kamwe kose ku buryo wakora video nyine iri ku rwego rwo hejuru. Wenda nk'urugero fungura application yanjye ya file dore nginza ifungura nk'uku nguku. Bite nkora kuri kano kantu ka video, kano kantu uri kukabona nzagakora nk'uku nguku. Nyimara gukora nzategeza gakeya banze birodinge. Bikimara kurodinga guku nguku urabona video nateguye nk'uku nguku. Urabona video ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, karindwi, ya munani, ya 9, ya 10. Urabona ko maze gutegura uduce 10 tugiye dutandukanye. Ngiye kwerekana no buryo wati tubyazamo video nziza nk'iriya wabanje kubona. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzahita ukora back gakeya usubira inyuma. Gusa singo ubwiye ngo utegure uduce 10 twonyine, ushobora gutegura uduce 20, uduce 30 cyangwa uduce 40 bitewe n'indirimbo yawe cyangwa bitewe n'indi ushaka gukora, ukajya dukoresha muri video zawe nta kintu gito yabigusabye kandi bikaba ari ibintu byiza cyane. Rero bikorwa gute? Kugira ngo bikore nta kintu uzakora uzabanza ufungura application yawe ya CapCut. Niba udafite application ya CapCut nta kintu uzakora, uzafungura application yawe Google Play Store dore ngiyo uzayifungura nk'uku nguku cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha dore ngiyo uzayifungura nk'uku nguku. Ukimara kuyifunguza tuza muri search hano munsi, ukimara kuza muri search hano munsi tuza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita dusearchinga CapCut. Uzabyandika nguku, ukimara kubyandika nta kintu uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza ukora kuri application ya mbere ngiyi ishyizeho du fresh uri kuyibona uzayikora nk'uku nguku. Ukimara kuyikora uzabanza uyestage muri telefone yawe. Ikimara kugera muri telefone yawe nta kintu uzakora, uzahita ukora kuri open uyifungura uzayikora nk'uku nguku. Ukimara kuyikora izafunguka imeze ku nguku. Ukimara gufunguka imeze ku nta kintu uzakora, uzahita ukora kuri kano kantu ko gakubo aka ngaka uri kukabona uzagakoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya aka ngaka uri
uri kukabona uzagakora nk'uku nguku. Ukimara gukora uzahita ubona za video ufite muri gare telefone yawe, we nta kintu uzahita ukoze tuhitamo agace ka mbere nyine ushaka ugatangira indirimbo yawe. Yenda twebwe nk'urugero reka dufatire yenda nko kuri aka ngaka kizaho dufresh uzabanza ugakora nk'uku nguku. Ukimara gukora nk'uku nguku kazabanza nyine kiprenge nk'uku nguku rero ukora agace ka mbere nyine kabanza ku ndirimbo yawe. Twebwe wenda nk'urugero reka aka ngaka tukareke nk'uku nguku, dushakemo akandi gace turi buze gukoresha. Wenda nk'urugero reka turebe kuri aka ngaka, wenda nk'urugero reka duhere kuri aka ngaka. Ubwo tuzahita dukora kuri kano kantu ka HD, kano kantu uri kukabona, witukora kuri kano kantu ka AD, kano kantu uri kukabona uzagakora nk'uku nguku. Ukimara kugakora nk'uku nguku, video yawe izahita igera muri CapCut imbere nk'uku nguku. Ubwo we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka audio, kano kantu uri kukabona uzagakora nk'uku nguku. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka sound, kano kantu uri kukabona. Ukimara gukora uzahita ujya kuri timelapse ku nguku, we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka device, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu ka device nanone, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ushakamo ya ndirimbo yawe nyine ushaka gukorera video, ubwo natwe tuzayishakamo gake twitonze, ubwo nawe uzayishakamo. Ukimara kuyishaka, ukimara kuyibona nta kintu uzahita ukora, uzahita uyikora nk'uku nguku. Twe indirimbo tugiye gukoresha ni iyi, uzayikora nk'uku nguku. Ukimara kuyikora nk'uku nguku uzabanza uyicurange gake nyine wumva uburyo ivugamo, wumve ko indirimbo ari iyi. Ukimara kubona ariyo nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya aka ngaka uri kukabona. Ukimara gukora indirimbo yazahita izamo nk'uku nguku nyine urabona ko indirimbo yacu yajemo nk'uku nguku. Wenda nk'urugero reka curange gake nyine kugira ngo ubashe kubyumva neza 5 kuri 5. Ubwo uzacuranga ukoze kuri kano kantu kizeho du fresh, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Yes, nyine urumva ko indirimbo yacu ari iyi ngiyi. Rero nta kintu uzahita ukoze kuri kano kantu ka video ka mbere aka ngaka uri kukabona. Kano ka video ka mbere ushobora kukagabanya ukagira amasegonda makeya, ariko nanone ushobora no kukarekera uku nguku. Rero nta kintu uzahita ukoze kuri kano kantu ko guteranya aka ngaka uri kukabona uzagakoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukoze tuhitamo ya video yawe umaze gukora mu kanya, umaze gukora muri Dreamface. Ubwo uzahita ufata ya video yawe nyine wa muhanzi wawe ari kuririmba cyangwa ya foto yawe iri kuririmba neza 5 kuri 5. Wenda nk'urugero reka dufatire kuri iyi ngiyi ndebe ko ariyo. Yenda nk'urugero uzayikora nk'uku nguku. Urumva ko ari ngiyi nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka HD, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Itukora kuri kano kantu ka AD, kano kantu uri kukabona. Ukimara gukora nta kintu uzahita ubona video zahita izamo nk'uku nguku. Gusa nk'uko uri kubona urabona ko kuri video yacu nyine haje akantu nyine k'akarogo kavuye muri application ya Dreamface. Rero kugira ngo wishine logo ya Dreamface nta kintu uzakora uzahita ukora kuri video yawe nk'uku nguku. Ukimara kuyikora nta kintu uzakora uzahita ukora kuri zoom in. Uzafata video yawe n'intoki ebyiri nurangiza ukore zoom in nk'uku nguku. Ukore zoom in, ugenda ukamanura gake gake, nanone ukore zoom in nyine kano kantu nyine kugira ngo ubashe kugahisha neza 5 kuri 5. Ukimara kugahisha nta kintu uzakora uzahita ukaringanizamo neza nk'uku nguku. Urabona nyine ko ya logo yacu nyine tumaze kuyikura nk'uku nguku, urabona ko itagaragara. Yenda nk'urugero urabona iyo duprayinze nk'uku nguku 5 kuri 5, wenda nk'urugero reka praying umva uburyo bimezemo. Yes, urabona nyine ko video nyine itagaragaza nyine kara kantu k'akawutamake nyine cyangwa kara kantu k'akarogo nyine urabona ko kavuye nk'uku nguku. Kakimara kuvaho nta kintu uzakora uzakura nk'uku nguku. Gusa nyine uzabanza wumve neza 5 kuri 5 nyine wumva ahantu indirimbo yagarukira, ubanza ubiringanize neza 5 kuri 5 ku buryo nyine audio y'indirimbo cyangwa video washyizemo nk'uku nguku bitaza kuba nyine bibangamye neza 5 kuri 5 nyine ugasanga birabangamye. Cyangwa wenda nk'urugero mu buryo bworoshye cyane yenda kano gace ka mbere nk'uku nguku, kano gace ka mbere ushobora guhita ukurura nk'uku nguku ukabanza ukagasiba aka ngaka. Ukahita ushaka muri tuno tuntu ukarebamo akantu ka delete. Dore ni iyi ngiyi ukora kuri delete nk'uku nguku. Ukimara gukora kuri delete nk'uku nguku ya audio yahita itangira nk'uku nguku. Ikimara gutangira nk'uku nguku wenda wateguye nk'aka video kaza kubanza wenda atari umuhanzi uri ubanza nk'uku nguku, uhita ukora kuri kano kantu ugasubira inyuma, nanone ugakora nk'uku nguku, ukahita ukora kuri kano kantu ka overlay, kano kantu uri kukabona ugakora nk'uku, ukahita ukora kuri kano kantu ka add overlay, ukahita none ukora kuri ka video kawe nyine uri buze kwifuza ko gatangira nk'uku uzagakora nk'uku nguku. Ukimara gukora uhita kuri kano kantu ka HD, bitukwa kuri kano kantu ka AD, n'ubundi ya video yawe izahita izamo nk'uku nguku. Ikimara kuzamo nta kintu uzakora zoom nyine iyindi kugira ngo iringanize neza 5 kuri 5. Ukimara kuyiringaniza neza 5 kuri 5 nta kintu uzakora, uzapuringa gake nyine wumva uburyo bimeze neza 5 kuri 5. Cyangwa wenda nk'urugero ushobora kuzageza nk'ahanga kano gace ukahita ugasiba nk'uku nguku aka ngaka, ukahita ukora kuri kano kantu ka split, kano gace nyine ka kabiri aka ngaka ukahita ukora kuri delete nk'uku nguku. Urabona nyine iyo bigeze nk'ahangaha nyine urabona indirimbo ikahita izamo nk'uku nguku neza 5 kuri 5. Urabona nyine ko umuhanzi ahise azamo nk'uku nguku. Wenda nk'urugero urabona
Yes, nyine urabona ko ari ibintu byiza neza gatanu kuri gatanu. Ushobora gukoresha iriya nzira ya mbere narimaze kukwereka nk'uku nguku, ni gusa nanone ushobora kuza yenda ukagira nk'aha ngaha yenda ugashaka gushyiramo akantu ukabyira nk'uku nguku, ugahita ukora kuri overlay cyangwa ugahita ukora kuri kano kantu ko gusubira inyuma, ugakora kuri split. Aha ngaha uri kuhabona ukora kuri video yawe, ugakora kuri split hano uri kuhabona. Noneho warangiza ukadingamo akandi gace ka video, wenda nk'urugero reka ngashyiremo nk'uku nkoze kuri kano kantu ka add akangaka ko guteranya akangaka ugakora nk'uku nguku. Wenda nk'urugero reka ashyiremo kano gace akangaka, yenda nk'urugero reka mbanze ndebe ko ariko akangaka mite ngakora nk'uku nguku. Kimwe gukora nk'uku nguku urabona nyine ko kajemo nk'uku nguku, urabona ko ka gace ka mbere ukarangiye nk'uku nguku. Wenda nk'urugero reba uburyo bimezemo neza, reba. Yes, nyine urabona ko ka gace dushyizemo nk'uku nguku, nyine urabona ko kajemo neza gatanu kuri gatanu, kandi nta kintu gitoya gihindutsemo. Rero ugenda uduteranya nk'uku nguku, ukaduteranya utw'ingenzi, ukaduteranya neza gatanu kuri gatanu. Ushobora gukoresha kano kantu ka overlay ukabasha gushyiraho indi video, cyangwa nyine ukajya ukora kuri split hano ushaka gushyira indi video ukabasha kuyishyiramo neza gatanu kuri gatanu. Ubwo nyine n'uburyo nyine ugenda uduteranya nyine ukabasha gukora video iri ku rwego rwo hejuru. Reka ngere nongeramo utundi video twinshi tugiye dutandukanye. Wenda nk'urugero umuhanzi ashobora kuririmba wenda akageza nk'aha ngaha, wenda ugakenera gushyiramo akandi gace k'indirimbo cyangwa akandi gace nyine ka video yawe, uhita ukora kuri video yawe nk'uku nguku, ukahita ukora kuri split, cyangwa nukore kuri split wenda nk'urugero n'uyikora nk'uku nguku, ukahita ukora kuri kano kantu ka overlay, kano kantu kukabona, uhita ukora kuri kano kantu ka add overlay, kano kantu ugakoraho. Ugakoze nk'uku nguku nyine ubasha guhitamo akandi gace wenda nk'urugero ushaka gukoresha. Reka dufatire wenda nko kuri aka ngaka uri kukabona, ugakora nk'uku nguku, ukahita ukora kuri kano kantu ka add ikatizamo nk'uku nguku. Nanone urabona dupurense nk'uku nguku, kano kantu uri kubibona ukoraho. Yes, urabona nyine ko video yacu yajemo nk'uku nguku. Ubwo ukora kuri kano kantu nyine ukayiringanizamo neza gatanu kuri gatanu kugira ngo bataza kukunyuzamo ijisho. Wenda nk'urugero nanone reka dupureyinge urebe uburyo bimezemo. Urabona nyine ko agace ka mbere karangira akajyamo kandi nta kintu gitoya bigusabye. Ubwo nyine ushobora gukoresha kano kantu ka overlay cyangwa ugakoresha kano kantu ka split, ukajya ukora kuri split. Wenda nk'urugero wagera nk'aha ngaha, wenda nk'urugero hano hantu video irangirira, kano kantu ka dream face, kano kantu karangira nk'uku nguku, iyo kagiye kurangira nk'uku nguku uhita ukakora nk'uku nguku, ukareba ahantu birangirira, ukahita ukora kuri video yawe nk'uku nguku, ukahita ukora kuri split. Wamara gukora kuri split, kano gace nyine ka logo ya dream face ukahita ugakorera kuri kano kantu ka delete. Iyo ukoze kuri kano kantu ka delete, uhita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka ugakora nk'uku nguku. Nyine ukagenda ushyiramo uduce twawe twose tw'indirimbo, nyine ukagenda udukoresha, ukagenda nyine utuvangavanga nyine kugira ngo indirimbo yawe ize kuba imeze neza. Nyine urabona ko tumaze kudushyiramo neza gatanu kuri gatanu. Ubwo dukoze kuri kano kantu ka back nk'uku nguku, ubwo buri kureba twa duce twose washyizemo, ukareba n'indirimbo yawe, ukareba ahantu nyine bigereye. Nyine urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Ubwo nyine ugenda udutondeka paka nyine indirimbo yawe irangiye neza gatanu kuri gatanu. Reka nutondeke gutw'inyenzi natukweretse, ngiye kudutondeka nihuse cyane nyine mete nkwereka uburyo biba bimezemo neza gatanu kuri gatanu. Yes, nyine ngiye urabona ko maze kubitondeka neza gatanu kuri gatanu. Nyine urabona agace ka mbere natondetse nk'uku nguku, urabona agace ka kabiri, urabona agace ka gatatu, urabona agace ka kane, urabona agace ka gatanu ndakiye kuri kubona, urabona agace ka gatandatu, urabona agace ka karindwi, urabona agace ka munani, agace ka cyenda, agace ka cumi, cumi na kamwe na cumi na tubiri. Gusa nyine urabona ko uduce twabaye twishe, ariko aranagiye nkata nyine aho amasegonda 10 ngahita ngacamo, wenda ngagakoresha nk'amasegonda 5 ngabasha gushyiramo akandi. Wenda nk'urugero ko nagace ngoze nk'uku nguku, nyine urabona ko nakagize amasegonda make cyane. Urabona nashyizemo babyina gake, reka curenga gake nyine umva uburyo bimeze muri gatanu kuri gatanu kugira ngo nyine utaza kwibeshya. Wenda nk'urugero ngoze kuri kano kantu uri kubibona. Urabona nyine ko babyinnye akanya gato nyine ngahita shyiramo n'akandi gace ka video nyine kugira ngo video yanjye ize kumeze neza. Nyine urabona ko nagiye nutondekamo nkaturangiza gatanu ku kandi. Nyine urabona ko imeze neza gatanu ku kandi kugeza ku ndirimbo yanjye irangiye. Rero kimara kubikusoza nk'uku wamaze gushyira mu duce twawe twose, nta kintu ukora. Bitukora kuri audio yawe nk'uku nguku, uyikoraho nk'uku nguku. Yukoze bitukora kuri kano kantu ka volume, kano kantu ukabona, ukabasha nyine kuba wakongera volume yawe ukaba wayigirisha 1000 cyangwa ukayiringaniza ugashyira hagati na hagati nyine kugira ngo video yawe ize kumeze neza gatanu kuri gatanu. Rero kimara kubisettinga neza gatanu kuri gatanu, nta cyusa itukoze itukora kuri kano kantu kavi. Ukimara gukora kuri kano kantu kavi, reka nkwereka akantu k'ingenzi ugomba kwitaho nyine mu gihe uri gukora video yawe kugira ngo video yawe ize kumeze neza. Wenda nk'urugero hano hantu video irangire hatangira indi, hano hantu ushyize udufresh kano kantu uri kukabona, kano kantu. Wenda nk'urugero urabona ko nyine video yacu irangirira kuri kano kantu, hano kuri timeline hano nyine uri kubibona kuri kano kantu ushyize udufresh. Kano kantu ugakoze nk'uku nguku, birarodinga nk'uku nguku. Hano uhita wabona utu effect tugiye dutandukanye nyine baba bari kukwereka se video yawe nirangira indi iratangira bimeze gute. Wenda nk'urugero reka dufatire kuri kano ka effect akangaka, wenda nk'urugero reka fatire kuri akangaka. Ndakiye kuri gukabana nyine ngakoze nk'uku nguku. Reka nkore kuri kano kantu kavi. Ubwo urabona agace ka mbere nikarangira nk'uku nguku, rero uburyo biza guhinduka nk'uku nguku. Nkore kuri kano kantu
Yes, urabona nyine uburyo bihindutse nguku nguku nyine urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ubu ugenda uhitamo tu effect tugiye dutandukanye na hano hagace ka kabiri karangire nguku nguku ukora nguku nguku. Ushobora gukoresha effect imwe nguku nguku cyangwa ukagenda ukoresha effect nyinshi zigiye zitandukanye nyine kugira ngo video yawe ize kubiryohera amatwi nyine abantu bataza kurambirwa nyine umuntu uri buze kuba ari kuyireba nyine aze kuyireba kandi aze kwitindaho. Wenda nk'ujye reka dufatire kuri effect ingiyi ishyizeho du fresh nanone ya uri kuyibona neza 5 kuri 5. Urabona effect ifatiye nguku nguku nanone mite nkora kuri kano kantu ka V nanone wenda nk'ujye reka play ngure uburyo bimeze neza 5 kuri 5. Yes, urabona nyine uburyo video ya kabiri ijemo nguku nguku. Ubwo nyine ugenda ushyiramo tu effect hano hantu video itangirira ihurira n'indi ukagenda nyine ubisettinga neza 5 kuri 5. None reka nkwereke indirimbo bashi gukora muri CapCut urebe uburyo imeze neza 5 kuri 5. Irebe neza. Umutima wanjye wahisemo narahentekereza uburyo wanyinjiyemo umutima wanjye ni wowe uyoboye iyo umpamagaye numva isi ihagaze iyo useka numva ijuru riranyegereye sinzi niba ari inzozi cyangwa ni ukuri ariko buri munsi ngomeza kugukunda kurushaho amagambo yose ngiri kuvuga ni meke kuko urukundo rwawe rurandenze uri wanjye ndacyuzigera nemera kidutandukanya uri rumuri rw'ubuzima bwanjye iyo turi kumwe numva amahoro asesekaye Yes, urabona nyine ko ari video nziza cyane nyine urabona ko uratumye irangira ariko urabona ko ari video nziza cyane iri ku rwego rwo hejuru. Rero maze gukora video yawe nk'iyi ngiyi iri ku rwego rwo hejuru nguku nguku nta kintu tukora kuri kano kacyuzeho du fresh kano kantu kukabona ugakora nguku nguku ukahita ukira wenda muri 4K cyangwa muri 2K wenda nk'ugiye ushobora gufatira mu 1080 cyangwa muri 4K wenda nk'ugiye rero kadufatira mu 1080 nguku nguku ukimira gufatira mu 1080 nta kintu tukora itukora kuri kano kantu ka export kano kantu kukabona gusa niba ushaka ko video yawe nyine iza kubikeye neza 5 kuri 5 ushobora gushyira muri 4K nguku nguku. Bishize muri 4K nyine video yawe bimeze neza 5 kuri 5 yo maze kubishyiramo nguku nguku nta kintu tukora kuri kano kantu ka export wenda ngere kafatire mu 1080 akangaka ugakora nguku nguku yuko kozo nguku nguku nta kintu tukora kuri kano kantu ka save to device kano kantu kukabona yuko kozo nguku nguku nyine video itangiye kujya muri gara telefone yawe mu bintu byoroshye cyane ukabasha kujya uploadinga kuri social media zigiye zitandukanye kandi mu by'ukuri wakoresha indirimbo yawe AI ugakoresha zino technique zose maze kukwereka mu bintu byoroshye cyane nta kintu gito yagusabye. Rero nuko nguku wakora indirimbo ukoresha AI nta kintu gito yagusabye gusa ku bantu bakeneye AI yo kwishyura mu bisigaho muri comment mwereke AI ushobora kwishyurwa gukora indirimbo kuva kuri 1 kugeza ku 100 nta kintu gito yagusabye. Gusa nyine ushobora no gukoresha buno buryo bw'ubuntu ukabasha gukora indirimbo nziza ziri ku rwego rwo hejuru kandi ukoresha zino technique maze kukwereka kandi urabona ko dukoze indirimbo nziza iri ku rwego rwo hejuru nyine ku byutakika ko yakozwe na AI uretse nyine wowe ubizi nyine ko nayikoze na AI. Rero kano kwa nakubwanye niba kagufashije ubimbwira muri comment niba ufite icyifuzo ufite inyunganizi ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyangwa ikibazo nabyo bisigaho muri comment. Rero wogeze kuri umuntu reka maze ngushimira umuntu umugabo cyane. Ciao ciao ndabakunda cyane dusubire muri video ikurikira ingiyi byasubiza ikibazo wambaje munsi muri comment. Ciao ciao.